Muvandimwe soma Bibiliya. Turi kuwa gatanu w'icyumweru cya 9 gisanzwe tariki 5 Kamena 2020. Isomo rya mbere ni yo wa kabiri Paulo mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 3 umurongo wa 10 kugeza kwa 17. Zaburi ni 119. Ivanjili yanditswe na Mariko umutwe wa 12 umurongo wa 35 kugeza kwa 37. Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu yigishirizaga mu ngoro y'Imana, araterura ati, niki gituma abigisha amategeko bavuga ko Kristo ari mwene Dawudi? Kandi Dawudi ubwo yaravuze ati, Nyagasani yabwiye umutegetsi wanjye ati, icara iburyo bwanjye kugeza igihe abanzi bawe mbahindura imisego y'ibirenge byawe. Uwo Dawudi yita umutegetsi yaba umwana we ate? Abantu benshi bamwumvanaga umunezero. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, ingingo remezo y'amasomo y'uyu munsi iragira iti, soma Bibiliya. Yezu tumaze iminsi tumwumva asimbuka imitego myinshi, abaherodiyani, abafarizayi n'abigisha amategeko, aho abo bose bagiye baza bamutega, bamwinja, bamupinga, bakoresha imirongo ya Bibiliya. Ariko bagera imbere ya Yezu bagasanga Yezu abarusha kumenya Bibiliya, nuko agasimbuka iyo mitego yabo. Uyu munsi arasubiza abigisha amategeko akabasobanurira uwo ari we, kandi nyine abigisha amategeko bamwigishagaho batazi ko ari we baba bari kuvuga. Mu Bayahudi, kugira ngo ugere ku rwego rw'umwigisha amategeko, Docteur de la Loi, wagomba kuba warize bikomeye, waranyuze mu mashuri akomeye, mbese ugasoma birambuye. Umwigisha amategeko rero yari yizihiwe no gukomeza nyungutira kuri icyo cyubahiro no gushimwa na rubanda ko bamwita mwigisha. Yezu we rero ntabwo yari yarize muri aya mashuri akomeye kandi azwi. Aho rero niho baheraga bamupinga. Urumva kandi Yezu yaturukaga mu Galileya, ako karere k'amajyaruguru abandi Bayahudi bo mu majyepfo bapingaga. Uyu munsi rero Yezu aragaruka kuri Zaburi 110, ayifashishe agira ngo wumvishe abafarizayi n'abigisha amategeko ko afite kamere ebyiri, kamere muntu, umwana wa Dawudi wo mu nkomoko ya Dawudi, na kamere Mana, umutegetsi wa Dawudi. Birumvikana ko mu gupinga Yezu abigisha amategeko bibanda kuri kamere muntu gusa, nyamara ntibamenye ko Yezu abarenze ni Imana. Iyi Zaburi 110 igaragaza neza iyobera ryo kwigira umuntu kwa jambo, ikagaragaza umutsindo wa Kristo kubanze kumwemera, kuko Imana yamwicaje iburyo bwe maze agategeka byose, asumba byose. Ikagaragaza ububasha bwa Kristo ku bintu byose no ku bantu bose, ko ari we muhereza bitambo uhoraho ntahinduka, ahora ari witeka ryose, ni umwami w'amahoro n'intabera. Ese abanzi b'Imana avuga muri iyi Zaburi ni bande? Ni abantu bose bapinga Imana, batega Yezu imitego, banga kumva ijambo ry'Imana, abakora nabi, abo bose ntibakunda Imana by'ukuri. Nabyo mutagatifu Jerome yavugaga ati, uhinyura ibyanditswe bitagatifu abahinyura Yezu Kristo. Abigisha amategeko nk'impuguke z'icyo gihe bangaga Kristo, ariko batazi neza inkomoko ye kandi ko abarusha ububasha kuko ari Imana isumba byose. Ese muvandimwe, ugira abanzi bangahe? Niki gituma bakwanga? Niki gituma wowe wangana? Niki gituma ugira abantu wanga? Ese muvandimwe, usanze umwanzi wawe ari kurwana n'impyisi, watabara impyisi cyangwa watabara umwanzi wawe? Byakubera amahire cyangwa byaba ibyago kuri wowe? Burya umuntu ugira urwango akanga mugenzi we nuko ataramenya ibyanditswe bitagatifu, ntaramenya Kristo, ntaramenya ububasha bwa Kristo. Mu gihe hari umuntu n'umwe cyangwa ku isi, uzamenye ko utaramenya Kristo. Ni kangahe nishingikiriza Bibiliya ngatsinda impaka z'urudaca z'abayobe, nkongera urukundo? Ni kangahe ngendera kuri Bibiliya nkayikoresha ngahumuriza abandi cyangwa nkabona ibisubizo ku bibazo mfite? Uyu munsi mu isomo rya mbere Paulo mutagatifu aributsa Timote akamaro ka Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ati, icyitwa igitabo gitagatifu cyose cyahumekewemo n'Imana, kandi gifite akamaro mu byerekeye kwigisha no kuvuguruza ubuyobe, gukosora no gutoza umuntu iby'ubutungane, bityo umuntu w'Imana wese akabasha kuba igihame kandi akabona intwaro zimufasha gukora icyiza cyose. Amen. Uko bamwe bamurikiwe n'Imana bashobora kuyobora abandi bakoresheje Bibiliya, ni nako abanzi ba Kristo, banyamurwanya Kristo, nabo bashobora gukoresha Bibiliya bayobya abandi, bagakoresha ijambo ry'Imana mu buryo bubi baryerekeza ku nyungu zabo bwite, bityo abanyabyaha bagakomeza kwiyongera, kandi nabo bitwaje ijambo ry'Imana, b'abasaduseyi batemera izuka, batemera ubuzima bw'iteka, bakerekeza ijambo ry'Imana ku irari ry'umubiri, babigisha amategeko bapinga Kristo, kandi ari we zingiro ry'ibyanditswe bitagatifu, niwe nyirabyo. Ya misatsi itorogorwa muri Bibiliya ngo ivura coronavirusi, ba basore bashuka abakobwa bati, ngirira impuhwe turyamane kuko ndi imfubyi, kandi ngo nimusabe muzahabwa. Undi bwenge buke nawe yakumva ko bivuye muri Bibiliya,
nuko akagirira imfubyi impuhwe. Baba we, abo bose bagoreka ijambo ry'Imana bavandimwe bakaryitwaza bakora amabi, barenganya, bayobya abandi, bakoresha abandi ibyaha, abo n'abanzi b'umusaraba, ni banyamurwanya Kristo, ntabwo ari inshuti za Kristo, baramurwanya, baramupinga. Ese mubyeyi, ufite Bibiliya mu rugo rwawe? Uyisoma ryari? Aho niyuzuye uruhumbu ibitagangurirwa bikayitonda kubera ko utayibumbura ntuyisoma. Kuko mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri yabivuze ati, ubutagatifu n'isengesho bigira agaciro igihe wumva ijambo ry'Imana rikaguhindura. Umuhanga ati, buriya umuntu afite ingeso mbi nyinshi zishobora kungana n'iminsi y'umwaka. Iyo ugira ubuntu kumva ijambo ry'Imana, ugomba kugira byibuze ingeso mbi imwe ureka, noneho ukanagira n'umuco mwiza umwe ukomeraho cyangwa wigana. Umwaka ukazarangira warakize, waremeye, warahindutse, warateye imbere, iby'Imana byaragucengeye, uri inshuti y'Imana. Bavandimwe rero, ntabwo dute igihe mu kumva ijambo ry'Imana buri munsi, nubwo wakubwira ko ntacyo byaguhinduyeho, nyamara ijambo ry'Imana ntirisubirira yaho, rikora muri wowe wabishaka utabishaka, utabizi. Kuko nyine tusoki grandisse dans le silence, n'ibikura byose bikura bucece. Rero bakristu, twigane Yezu, dukunda ijambo ry'Imana no kurikoresha mu buryo bwiza tuyobora abandi, turushaho kumenya Imana mu byanditswe bitagatifu. Anabyo mutagatifu Jerome yavugaga ati, wamenya Imana ute utumva ijambo ry'Imana? Soma Bibiliya. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.